nturi wenyine. Abagabo benshi b'inyangamugayo ndetse n'abagore batuvuyemo tutakiri kumwe baciye muri buno buzima natwe turi kwibonamo. Reba twese dusangiye umubiri kandi ikiyongereyeho tuva amaraso y'umutuku. Iyo umwe muri twe aguye hasi twese tuba tuguye hasi. Iyo umwe muri twe azamutse twese turazamuka. Icyo ukwiye kuzirikana ni uko utari wenyine mu bigushengura umutima. Twese twahuye n'ibidukomereye, ibyo biba bigukomereye byerekana ububi bwabyo kugeza n'aho bihindagurika mu nzira nyinshi ndetse n'amashusho atandukanye. Ariko mu by'ukuri ibyo byose twese bitugeraho. Iyo bitubayeho turahangana kugira ngo bitadushegesha cyane. Ahubwo tukishakamo imbaraga zo guhangana. Burya biba byiza iyo wibutse ko atari we muntu wenyine uhura n'ibikubabaje kandi atari we ufite akababaro gusa. Ujye uhora utekereza gutyo ndetse bizagufasha kwihanganira n'ibindi birenze ibyo ngibyo. Biroroha ko wabura ijisho ry'ikintu cy'ingenzi. Nshatse kuvuga ko ibyiza byose utabibona kandi hari n'ibyo ubura ukababara. Ariko icyiza ni ukwakira ikije burya mu buzima bwawe kandi bizadufasha no kunyurwa n'ibyo duhura nabyo. Icyo ukwiye kumenya ni uko abanzi bawe bakomera iyo uberetse ikiguca intege. Niyo mpamvu ari byiza gutsinda ikigeragezo. Wibuke ko ubu buzima ari nk'umukino. Iyo utsinze icyiciro kimwe ujya ku kindi. Aka kantu niba ugakunze gasangiza inshuti zawe n'abavandimwe bawe wifuza ko bahinduka, utifuza ko bababara buri gihe, utifuza ko bakicwa n'agahinda kandi ari abantu ukunda. Niba wishimiye kuzajya wumva zino nkuru cyangwa se izi nama ndetse izi Impamba, kora subscribe. Binabaye byiza wakanda like ugakora na share. Iyi yari DaduTube. Murakoze.